Finally ngushimiye wowe ubasha gukurikira ikinyamakuru MPR World, nguhaye ikaze nawe utarakoze subscribe, kanda subscribe kugira ujye ubasha gukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye, inkuru zicukumbuye, inkuru utakura ahandi hantu. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana. Iyi video sharing abantu benshi bakanda subscribe, like, comment, birakenewe cyane kugira ngo itangazamakuru rikomeza ryaguke n'ikinyamakuru gikomeza kwaguka. So rero muri aka kanya ku isaha y'isa moya n'iminota 30 nibwo mbonye inkuru, ariko inkuru itugezeho mu masaha y'uyu mugoroba saa moya tariki 11 z'ukwezi kwa munani 2026. Makuru twagiye muri aka kanya nuko uwo twita cyangwa se twakwita umunyamakuru uri kubikora neza mu gihugu cy'u Rwanda amaze kuba yagaragaza amashusho yuko yaba yasezeranye umurenge we n'umukunzi we. Sasa rero muri aya makuru tubafitiye ukuntu bimeze, inkuru itugezeho nuko umunyamakuru Irene Murindahabi uzwi nka Irene yasezeranye mu mategeko mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo abantu benshi murahazi, ngira ngo niho irangamimerere iherereye cyangwa se niho yavukiye, murabizi cyane. Irene Murindahabi agiye kurushinga we n'umukunzi we witwa Nishimwe Liliane. Umukunzi we muramuzi, byagiye bivuga ko ari ibihuha. Ikindi ubukwe bwabo ndaza kubisorezaho igihe buteganyijwe. Reka tubanze tuvuge kuri ibi. Irene mwagiye mwumva inkuru nyinshi, murajya mubibona, ni bagiye babyandikaho nawe ubwe yayipostinze, na Bruce Melody umuhanzi twemera mu gihugu cy'u Rwanda nawe yayipostinze. So rero murabizi cyane mu minsi yashize uwitwa Irene yagize icyo asohora Save the Date. Nubwo abantu benshi tutayivuzeho rumwe, ariko igihe cyarageze asohora Save the Date, turavuga, abantu baravuga, comment ziba nyinshi, ariko akomeza kuduhisha cyane kugeza ubwo ageze akatwereka umukunzi we ku mugaragaro, akanabyihamiriza nk'uko muri kubibona kuri ayo mafoto. Yari arimo anywesha nyine umugore we muhakeya bavuye mu murenge. Kugira ngo ni ibintu byiza cyane, kandi tumwifurije iterambere, natera imbere, nta shyari. Ngira ngo ibi bibaye nyuma y'uko atagikorana n'itsinda rya Vestina Dorcas, aho batagikorana, bari bamaze igihe batagikorana, imikoranire yarahagaze, amasezerano yararangiye. Rero bahitamo yuko badakomeza cyangwa badafata andi masezerano, ahubwo bahitamo kwikorana nk'itsinda ryabo. Nubwo ryagiye rivuga ko uyu Murindahabi Irene cyangwa se MI Empire yariganyije aba bana akabaka platform zabo. Ngira ngo byagiye binagaragara na Instagram ya Vestina Dorcas official yari ihari. Instagram ubu ngubu ntabwo nayo yarayitwaye, ntabwo ikiri mu maboko ntabwo yari mu maboko yabo, ahubwo yari mu maboko ya management ya MI Music. So rero biba ngombwa ko Vestina Dorcas biprepara bagakora izindi platform, aho Instagram yabo inshyashya iri official y'itsinda twabonye ko imaze kugira ku mubare munini. Ibyo si byo byatuzanye, turajya tugerageza kugira ngo basobanurire munamenye ukuntu ibintu byari bimeze kuri iyi mihanda na situation yari hamwe. Ikindi kintu cyavugaga kuri iyi mihanda nyuma, imbere y'uko Irene atwereka uyu mukunzi we, nuko hari urukundo rwari ruhari we na Aisha. Abantu mwese murabizi ko Irene akundana na Aisha, ndetse ni Save the Date yari yasohoye
ngira ngo mwumvaga ibiganiro akora, yaratangiye kuvuga ati ni AI. AI nawe wabonye AI yabaye AI, ariko yabivugaga we azi ukuri kw'ibintu nyine azi, we yarazi ko atari AI, ariko twebwe akagumya tubwira ko ari AI, akabwira abanyarwanda ati cyangwa abo yakoreshaga ibiganiro ko ari AI. Ariko kuri uyu munsi wa none dutewe ishema no kuba Irene cyangwa se MI Empire agiye kurushinga, ubwo akaba ateye intambwe akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. Iyi save the date rero, dukurikije save the date ko yavugaga cyangwa se ibyo nkuko muri kwibona, murabibona ko hano Bruce Melody yapostinze amubwira ati congratulations kuri iyi paper. Hano ngo ndagenda mbibasomera murajya mubisoma byihuse. Hano yari arimo gusezerana mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Hano aya mavideo muri kugenda mubonaho bari bamaze kwiyakira, bari kwiyakira kugira ngo nyine no kwipresenta mu mafamiye. Wenda ikiganiro cyose kiraza gusohoka, araza kugisora, kadutegereza ko aza kugisora, ariko mu gihe ataragisora reka tubabwire ibi. Ubukwe bwabo buteganyijwe tariki 15 Kanama. Sinzi nawe muri kumva icyo kintu. Ubukwe bwabo buteganyijwe tariki 15 Kanama. 15 Kanama azaba ari irango. Ubukwe buzanitabirwa n'abantu batari benshi, buzitabirwa n'abantu bake nkurikije uko umurenge wakozwe ntitubimenye, ariko bikarangira tubimenye. So rero ngira ngo ni ibi ngibi, ubwo bukwe buzitabirwa n'abantu bake, ahubwo reka twizere ko Vincent na Dorcas bazabuzamo. Ubukwe buzaba ari ku munsi wa gatandatu, ubwo uhereye umunsi 15 hazaba ari ku wa gatandatu zo ku kwezi n'ubundi kwa munani. So ubukwe buteganyijwe ko buzaba izo tariki Kanama, nk'uko yabyiyemereye ubwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko yagiye abitangaza, uko nandi kubasomera ubwo ibyo ikinyamakuru Isibo TV and Radio byanditse ku rubuga rwabo rwa Instagram. Ako inkuru twayibonye haciyemo akanya, ariko we ubwe yagiye anabitangaza nubwo abantu benshi tutagiye tumenya. Ikibazo mbaza, ese wowe urabyumva ute? Ubu bukwe bwa Irene ubwiteze gute? Urabwumva ute? Biratunguranye cyane. Ubwo murabizi ko iki kinyamakuru cyacu ntabwo gikunze gukora cyane, kubera ko ndabona n'igihe cyabivuzeho bavuze ati amakuru agezweho mu ibanga rikomeye cyane. Umunyamakuru Murindahabirene asezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Liliane mu muhango wabaye kuri uyu wa 11 Kanama. Basezeranye imbere y'amategeko nyine no gukora ubukwe buzaba ku wa gatandatu tariki 15 Kanama n'ubundi. Komenti ntabwo nzibasomera nubwo abantu benshi bari kuvuga ngo AI info AI yabaye AI. Kubera ko mutizeye ibi bintu, So rero Irene mureke tumubwire ati frustration niyubake, nashake atari ikirenge mu cy'abandi. Ni ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu bibi, ntagira ashake. Wenda dutegereje ko hari amatsinda menshi, hari itsinda ya Get and Cynthia, hari itsinda ya Saint Germain. Muri aya matsinda yose hakaza n'itsinda rya Vincent na Dorcas, kubera ko muri aya matsinda yose byavugwaga yuko agiye kongera gufata mu itsinda rimwe akarizamura. Byavugwaga ko yuko agiye gufata itsinda rimwe akarizamura, ariko hajemo ibyo bukwe. Reka dutegereze ubukwe buzaba kuri wa gatandatu tariki 15, kuko murabizi umurenge wabaye uyu munsi tariki 11 z'ukwa munani. Ngira ngo nyine mwere kugira ishyari. Nabonye
yatangiye kubyegereza umutima. Sinzi, muranyihanganira, ntabwo nsanzwe nkora umwuga w'itangazamakuru muri ubu buryo, ariko niko inkuru zigiye kujya ziza, tukareba ko wenda tubagezaho amakuru yizeye, kubera ko hari amakuru menshi atabageraho, kumva rero ari ikibazo gikomeye cyane. So rero nibyo navuga kuri Emmy, mbonye yamukomantenzaho cyane kuri channel yiwe. Ubwo n'abandi banyamakuru umwanya muraza kujya mubona inkuru. Hari n'inkuru nyinshi ziri kugenda zivuga ubukwe bwa Bwiza na Claude manager we. Mbese ni ibintu biri kuri iyi mihanda ntawamenya. Umwe araza ati nuko, ariko reka dusigikire ibintu muri Ndahabi atera imbere, ubukwe bwe bujye mbere, bube nawe arongoye nk'abandi bose. So rero niba utarakanze subscribe, kandi like, kandi share, muntu w'Imana ntugende udateye comment. Ikindi ndabibutsa ko Yete na Cynthia bafite indirimbo bagiye gusohora muri uku kwezi kwa munani. Indirimbo ishobora kuba ari indirimbo u Rwanda rugiye kuba rufite mu ndirimbo nziza cyane. Ni indirimbo ifite amavuta birenze cyane. Mugende mwumva indirimbo zabo mu minsi mike. Indirimbo yabo nayo iraje bidatinze, nabyo muba mugomba kubimenya, kubera ko muri industry yo mu Rwanda tuba tugomba gutangaza amakuru yose. Ntabwo zo kwibanda ku kintu kimwe, wibanda ku kintu, amakuru yose muba mugomba kuyamenya. So rero bagiye gusohora indirimbo nshya, mugende muzayumva mu minsi mike irimbanyije. Ikindi mujye mubasapotinga, ikindi mujye murenda izindi ndirimbo z'abandi bahanzi, mujye mukunda gospel. Nabonye indirimbo ya Vesta na Dorcas yabikoze, itabaza imaze kurebwa hafi abasaga 3 miliyoni. Mukumva rero mushyigikire n'izindi mpano zize zikora umuziki, byaba ari ibintu byiza cyane. Ndabakunda cyane. Wavugaga yari Shimwe Mpayana, biratunguranye cyane, ariko subscribe, share, comment, ibintu bikomeze. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza cyane. Ciao.